ni mu masaha y'umugoroba. Philippe rero na bagenzi be batembereye bari kunywa akantu banaganira nyine hagati y'inshuti. Aba bashuti rero ba Philippe nta bindi biganiro na bimwe baba bafite, baba bari kwiganirira ku bakobwa beza baziranyeho, abo bahuye muri iyo minsi n'abo baherukana. Maze Philippe akababwira tumva rero ibiganiro rwose birashyushye, biragaragara ko rwose twaryohewe, ariko nanone ngiye ngomba gutaha kare kubera ko ejo mfite akazi kandi mfite akazi kenshi cyane, hari ibintu byinshi rwose ngomba gukora, ngomba rero kuryama kare kuko burya bavuga ko iyo uryamye kare unabasha kubyuka kare. Aba bashuti bati ariko nawe ntukatubihirize aya masaha kuko urabona wataha, bati maze nibwo ibirori bigitangira nawe ngo uratashye. Philippe ati nyine ntabwo ngiye guhita ngenda kano kanya, ndihangana mare nk'indi saha, ariko nanone ndi buhite rwose ntaha kare. Philippe rero ahita yitaba telefone, amara kujya kuri telefone maze aba basore bakareba ku ruhande, babona abakobwa babiri beza bicaye rwose b'ibyuki, maze umwe muri bo agahita avuga ati ariko uzi ko nibutse ko igihe duheruka hano manager yatubwiye ko nitugaruka azadushakira abakobwa beza cyane maze tukishimana, ati ahubwo reka mpite njya kumureba mwibutse. Ahita agenda rero maze akabwira manager ati uribuka yuko watubwiye ko nitugaruka uzaduha amafiriti ariho na creme, ati ubwo rero ati nyine nibyo dushaka, ati urareba abakobwa baba bameze neza nk'abari bicaye hariya. Manager ahita amubwira ati isubirire kwicara, humura ndaje mbikoreho. Uyu musore ahita amubwira ati rero turi batatu, ndi kumwe na bagenzi banjye babiri, ubwo nyine twese urebe uko tugenza. Manager ati humura ntugire ikibazo, upfa kuba bamaze kubimbwira gusa ndabikora nta kibazo. Uyu musore rero ahita asubira kwicarira, maze manager nawe agatangira guhamagara abakobwa baba basanzwe nyine bagirana izo gahunda. Ahita rero afata telefone maze agahamagara Bianca, aramuhamagara akamubwira ati Bianca ngo ufitiye rero noneho diro ya danje, ati hano hari abasore bafite amafaranga, ati kofi yabo rwose ntabwo ihinika, banguka rero maze ukorera amafaranga. Bianca ati ubuse koko ko nari ngiye kureba sheri wanjye kandi nari maze kumubwira ko ndi buze. Manager ati nizere ko utantaba mu nama, gerageza rwose urebe ukuntu bigenza, aya mafaranga si ubundi wayitesha, n'ukuntu kose ukeneye amafaranga wambwiye ngo njye gushakira ahantu hose wakura amafaranga kugira ngo ubone ayo kuvuza mama wawe. Bianca ati ariko uzi ko koko ari byo, ati ni ukuri ayo mafaranga sinayitesha, ati reka nze ndebe ibyo mbwira sheri wanjye maze nze ayo mafaranga nyakorere, ntabwo rwose nayahomba, mama wanjye akeneye kubagwa kandi byihutirwa, ikindi kandi akeneye amafaranga menshi, nta kundi kuntu rero nayabona ndamutse ntayakoreye. Manager ati gira vuba. Bianca ati none se ubundi nze njyenyine cyangwa bakeneye n'undi muntu? Manager turanyibukije nyine, ati ahubwo uhita ureba no mu nshuti zawe maze uzane n'abandi nka babiri. Bianca ati ukimara kubivuga humura ndaje rwose ndaba nkugezeho. Bianca rero aritegura akambara neza maze akajya kwitaba uyu muntu uba wamuhamagaye. Agera rero muri iyi bare aba ari kumwe na bagenzi be babiri. Ahita rero manager abereka aho bajya kwicara, baragenda rero bagasanga ba basore. Ubwo ba basore babiri bahita bahitamo muri aba bakobwa, maze umwe muri bo agahita abwira Philippe ati urabona rero nyine bano bakobwa baje ari batatu, twebwe twarangije guhitamo, hasigaye nyine uriya wambaye ibintu by'ihoze, uwo nyine aba ari Bianca, ati uriya rero turamuguhaye. Philippe ati hoya, ati njye nta mukobwa nshaka, ati none se ntabwo ubizi ko ibyo bintu ntajya mbijyamo, ibyo bintu sinjya mbikora kandi urabizi ntawe nkeneye rwose. Mushuti bati oya nawe se have utadutaba mu nama, none urumva twabigenza dutese, nyine mufate ni inshuro imwe gusa ntacyo uri bube, mufate nta kibazo yewe mutahane, ni ibintu bisanzwe, genda wishimishe iri joro. Philippe rero ahita amubwira ati nta kibazo, ubwo nta kibazo rwose ndi bumutahane. Baratahana rero maze Philippe agasinzira cyane cyane cyane. Buracya mu gitondo
Bianca akabyuka akitegura akicara mu ntebe agategereza ko Philippe akanguka, ajya kubona akabona rero uyu musore arakangutse ariko rwose avuye kure cyane bigaragara ko yari afite umunaniro ukabije. Bianca ahita amubwira ati igitondo cyiza, ati urakangutse? Uyu musore ati yego, ati ariko nasinziriye cyane ubanza ahari nakererewe no ku kazi, reka mbyuke nitegure vuba vuba kugira ngo ndebe ko nagererayo igihe. Bianca ati ufite akazi se? Uyu musore ati cyane, ati ndagafite rwose ahubwo reka ngire vuba, gusa nanone reka mbanze nkoherereza amafaranga yawe. Amuhereza rero telefone ati shyiramo nimero ya konti yawe maze rwose nguhe amafaranga ndagukorera na surprise ndakurengerezaho. Bianca rero ashyiramo konti ye maze agahereza uyu musore. Uyu musore rero ahita amwoherereza amafaranga kuri telefone akabwira Bianca ati reba amafaranga yaje. Bianca rero arareba maze agahita atangara ubona rwose abisuzuguye biciye amazi, atari kubanza wibeshye, amafaranga unyoherereje ushobora kuba wari ugiye kuyoherereza undi muntu. Ati ibihumbi 150. Njyewe rwose ayo mafaranga ntabwo ariyo nkorera, ndakeka rero atari njye wari ugiye kuyaha. Philippe ati oya rwose nari nzi ko nguhaye amafaranga menshi kubera ko rwose wanshimishije numvaga nanakurengerejeho, none ngo ni makeya. Ati utabeshye se ubundi wowe ukorera amafaranga angahe? Bianca ati none se wa muntu waduhamagaye ntabwo yakubwiye? Ati njyewe mu busanzwe nkorera 1,200,000 ariko kubera ko ari uriya muntu waduhuje, ari uriya musore waduhuje, nta kibazo rwose ndakorera miliyoni. Philippe ahita aseka maze akaryama hasi akigaragura ati miliyoni? Ati nanjye ntabwo rwose umushahara wanjye ugeraho none ngo ndaguha miliyoni? Ati ubwo se wumva bishoboka? Bianca ati rero buriya nta mwanya mfite wo guta, gira vuba vuba rwose umpe amafaranga yanjye nigendere. Atangira kubivuga rero asakuza, maze Philippe ati mbabarira rwose izi karitsiye dutuyemo ziriyubashye cyane kuko zituyemo n'abayobozi, hafi rero udakangura abaturanyi, vuga buhoro ndakwinginze. Bianca ati nyine mpereza amafaranga yanjye nigendere, none kuri kuntesha umwanya uragira ngo mbigenze nte? Ndasakuza rwose ahubwo ndaje mbivuga abantu bose babyumve, nutagira vuba ngo nigendere kuko uri kuntesha umwanya. Philippe abona Bianca akomeje gusakuza maze akamubwira ati ndaje gatoya. Ahita ajya kuri telefone maze agahamagara ba bashuti be akababaza ati ubusanzwe se aba bakobwa mubaha amafaranga angahe? Umushuti we atumva urankanguye rwose ibitotsi biracyanyishe, gusa nyine umuha nk'ibihumbi umuha nka 2,500,000 cyangwa se nushaka muhe 1,000,000 nta kibazo, ubusanzwe niyo afata, ariko rwose iyo wumva wabyutse neza ushobora kumuha na 2,500,000 nta kibazo. Philippe rero ahita yikorera amaboko ati hoya, ati ibyo ntabwo bishoboka, ati amafaranga angana gutyo se? Noneho rero ahita abura ikintu akora. Ubwo kandi Bianca nabo bari kumusanga muri salo ati kuri gutinda kumuha amafaranga yanjye, ukeneye ko nsakuza abaturanyi bawe bose bakumva ijwi ryanjye? Philippe ati mbabarira rwose wisakuza, aturumva amafaranga mfite kuri telefone ntabwo ahagije, mfiteho ibihumbi 700 gusa, hari ikibazo se ubundi nyaguhaye maze nkaza kugushakira ibindi bihumbi 300 nkabikoherereza? Bianca ati wimbeshya, njyewe uraga ndi umuntu mukuru ntabwo ndi umwana, ubu se waba ari wowe muntu wa mbere ugiye koherereza umukobwa amafaranga mwararanye yagiye? Ati ntibishoboka, waba uri kumbeshya, mpa amafaranga yanjye ahubwo gira vuba. Philippe rero akomeza kumwinginga maze Bianca akabyemera ko amuha bya bihumbi 700. Amara kubimuha maze Bianca agahita yigendera. Ati ariko n'ikindi gihe ntuzongere guhamagara umukobwa igihe cyose utazi amafaranga ufite, utazi n'amafaranga kandi uri bumwishyure. Philippe ahita asigara mu ntebe ari kurira nk'agahinja ati ubu koko ibihumbi 700 byanjye byose bigiye birira ku muntu tutamaranye n'iminota 5? Ati bari abahungu birirwa batakaza amafaranga yabo, ndabibonye noneho bayapfusha ubusa, ibi bintu sinari mbizi, gusa nanone sinzabyongera habe namba. Ku rundi ruhande rero Fabiola aba ari kuvugana na muganga. Fabiola ni murumuna wa Bianca, niwe rero uba uri kuri mama wabo kwa muganga. Muganga rero abwira Fabiola ati mama wanyu ameze nabi cyane, mukeneye rero kuzana amafaranga maze tugatangira kumuvura. Ati ndakubwiza ukuri arabura akantu gato cyane kubera ko rwose ntabwo ameze neza habe na gato.
Fabiola ati nimureke mama wanjye rwose agenda, ndakwinginze muganga areba icyo gukora, amafaranga nanjye reka nyashake. Ahita afata telefone rero agatangira guhamagara abashuti be bose ababwira ati wangurije amafaranga ariko akabura umuntu uyamuguriza. Bianca rero nawe ava kwa Philippe maze agahita afata tagisi yihuta cyane ajya kwa muganga. Agera kwa muganga rero maze agahita asanga Fabiola ari kurira yarize yahogoye. Fabiola ati ubu se koko ubundi ugiye hehe? Bianca ati amafaranga ndayazanye, bwira muganga atangire avure mama, amafaranga rwose yabonetse. Noneho arabivuga Fabiola akarushaho kurira cyane ati amafaranga yabonetse, ati mama yarangije gushiramo umwuka. Kubera ukuntu Bianca aba ahise yumva rwose atazi uko abaye, ahita akubita urushyi Fabiola ati ntuzongere kuvuga ibyo bintu, ntukavuge ngo mama yashizemo umwuka, wowe urumva ibyo bintu byashoboka se? Mama wacu ntabwo yapfa, ntabwo yadusiga, ibintu byose nakoze kugira ngo nkunde muvuze, ntabwo mama wacu yagenda ndabizi neza, iryo kosa ntiyarikora. Fabiola noneho ahita arira cyane maze Bianca nawe agahita atangira kurira ati muga, ati mbwira. Muganga ahita amubwira ati nimwihangane, ati mama wanyu byarangiye. Maze Bianca agahita ahindukiranya na Fabiola ati nawe nta kintu na kimwe umaze, wakomeje wicara ahangaha nkajya gushaka amafaranga ugakomeza wicaye aha, ubu koko iyo waragiye gushaka amafaranga nawe ntabwo mama wacu aba yaravuwe kera. Ahita atangira rero kumusomera rwose nkaho nawe yabigizemo uruhare. Noneho Fabiola we ananirwa kugira ikintu na kimwe avuga maze akarira koko. Asohoka kwa muganga rero yiruka cyane maze akajya kureba sheri we. Sheri rero wa Fabiola aba ari Philippe, tubyibuke neza Philippe ni umwe wararanye ijoro ryose na Bianca, kandi Bianca ni mukuru wa Fabiola. Fabiola yaragera kwa Philippe maze akamubwira ati sheri, ati rwose noneho ubu ibintu bimeze nabi cyane, mama wanjye yarangije kuvamo umwuka, gusa nanone nyine dukeneye no kumushyingura. Philippe rero aramwihanganisha ati komera ni ukuri, gusa simfite byinshi byo kukubwira, ariko ndakwinginze ihangane rwose ukomere, reka ahubwo nanaguherekeze kwa muganga. Baba bakiri kuvugana maze telefone ya Fabiola ikaba irasonnye, ahita avuga ati Bianca arampamagaye, ati kanitabe. Ahita amwitaba maze Bianca agatangira akamubwira nabi, atumva nkubwire, ati n'ubu ngubu se kandi uramunjugunyiye yarangije no gushiramo umwuka, ati nutinda ndahita nigendera, ntabwo rwose noneho ubu ibi bintu byose nabikora njyenyine, ntabwo ugomba kunsiga. Fabiola ati ntabwo nabikora, ati ndaje iminota mike ndaba nkugezeho. Ava kuri telefone rero agahita abwira Philippe ati ngomba kwihuta bishoboka byose. Philippe atumva barire cyane kuba ntacyo nakoze kugira ngo mama wawe avurwe, ati gusa nanone ngiye kukwitaho aho uzaba uri hose, nanjye nzaguherekezayo, nzakuba hafi mu buryo bushoboka bwose. Fabiola ati urakoze cyane. Ubwo rero bahita bajya kwa muganga, baba bakigera kwa muganga rero maze Philippe yakubitana amaso na Bianca bagahita babona ko baziranye. Ubwo Fabiola ahita abwira Bianca ati uyu rero ni sheri wanjye yitwa Philippe. Ahita gusa bareba mu maso akabona ko bose bamenyanye nubwo ntawe uba uri kuvugisha undi. Fabiola ati none se muraziranye? Bianca ati yego turaziranye. Fabiola ati muziranye hehe? Bianca ati ntabwo aricyo gihe, tugomba kubanza gukemura ibibazo byacu. Gusa nyine Philippe we ahita agwa mu kantu kuko rwose ahita abona noneho ibintu yakoze bitari bumugwe amahoro habe na gatoya. Bamara gukora gahunda ziba zabazanye rero kwa muganga, maze Fabiola akongera agatahana na Philippe iwe. Bagerayo akabwira Philippe atumva ndashaka ko nsobanurira ibintu nabonye mu maso yanyu, wowe na mukuru wanjye muziranye hehe ko nigeze mukubwiraho mbere? Ikindi kandi we rwose yanze kugira ikintu kimwe abimbwiraho, wowe rero ugomba kunsobanurira byanze bikunze.
Philippe rero atangira akareba hirya no hino akabura icyo akora, maze akabwira Fabiola ati ni ukuri sinzi ukuntu nabigusobanurira, gusa biteye isoni n'agahinda. Ati jyewe na mukuru wawe twarararanye ijoro ryose, ni ukuvuga ko twararyamanye. Ati gusa ntabwo rwose dukundana, nyine yaje nk'umukobwa wigurisha. Abakivuga ibyo maze Fabiola akaba aramusimbukiye amukubita urushyi rwiza. Ati nta soni, ati ntumbwire ko kandi wanamwishyuye. Ati waramwishyuye? Philippe ati yego. Fabiola ati wamwishyuye angahe? Philippe ati 700. Ati hoya, ntumbwire ko waba urimo bibigezaho. Igihe cyose nari ndi kurwana n'ubuzima bwa mama kwa muganga, wowe wari uri kwishimisha wishyura abakobwa bigurisha. Noneho ikintu kibabaje kurusha ibindi, tekereza ko njye nari ngukeneyeho 300 gusa byo kugira ngo mvuze mama, ariko ukabinyima ngo nta mafaranga ufite, nyamara uriya w'ijoro rimwe wamwishyuye 700 byose. Ati ni ukuri nta mutima mugira, kubera icyo ubundi abasore nta mutima mugira. Cyakoze Imana urampemukiye, ntabwo rwose nshobora kumva ukuntu wowe Philippe nakunze ubuzima bwanjye bwose, nabaye hafi muri byose, unzi kuva ku kirenge kugeza ku mutwe, wankora ibi bintu. Philippe rero atangira gusaba imbabazi Fabiola, ariko Fabiola aba yamaze kurakara, aramubwira ati ibyo bumbwira byose ntabwo biri bugarure mama wanjye, kandi rwose iyo warampaye amafaranga ku gihe, mama wanjye aba yaravuwe, ubu ngubu akaba yarakize, nyamara impamvu turi kumushyingura ni uko rwose nabuze amafaranga yo kugira ngo mwiteho. Ahita asohoka arakaye rero, maze akabwira Philippe ati sinshaka kuzongera kukubona mu maso, nta nubwo nshaka kuzongera kumva ijwi ryawe ukundi. Fabiola ahita atega tagisi maze akagenda arira inzira yose, gusa ahita abwira iyi tagisi ngo imugeze kwa sheri wa Bianca, kuko abatekereza ko ariho ari, ntabwo aba yaraye mu rugo. Agerayo rero maze agakomanga, sheri wa Bianca ahita aza kumufungurira, maze Fabiola ati wambwira se Bianca ari hano? Sheri wa Bianca ati yego arahari. Ubwo na Bianca kandi aba ari gusohoka mu cyumba, aza abwira Fabiola ati murumuna wanjye rwose umbabarire, nabuze ibitotsi mu rugo kubera ukuntu nari ndi kujya nibuka mama buri kintu cyose yakoraga mu rugo, maze mpitamo kuza kureba sheri wanjye kugira ngo ndebe ko nasinzira. None se wowe ntabwo wagiye kureba wa musheri wawe wagusanze kwa muganga ejo? Fabiola noneho ahita yenda gusara, ati nta soni, ati ngo ugire ngo se nibura wari umpangayikiye koko? Ati wifate uryamane na sheri wanjye. Ati uriya musore naramuguhishe, uriya musore nakoze ibishoboka byose kugira ngo mushyire kure yawe, ariko ntumbaze icyo wakoze kugira ngo umugereho, ariko kubera ko itagituma nishima koko. Buri gihe ntangiye kwishima, n'ubundi byanze bikunze urabizambya. Sheri wa Bianca warebaga cyane Fabiola ati none se uravuze ngo yaryamanye na sheri wawe? Fabiola ati cyane. Ati nibyo gusa se? Ati none se waba ubizi yuko uyu musheri wawe Bianca muhagararanye yigurisha? Waba ubizi ko igihe cyose guhera mwamenyana yigurishaga? Noneho ubwo Bianca aba yifashe ku matama kubera ukuntu bari kumva uyu musore ari kugenda amenya ibintu byose atari asanzwe azi. Sheri wa Bianca rero ahita amuhindukirana ati koko se nibyo? Igihe cyose tumaranye wigurishaga? None se koko nibyo waryamanye na sheri wa murumuna wawe? Bianca ahita abura icyo gukora, ati reka rwose ngusobanurire. Fabiola we rero ahita yifatira isakoshi maze agahita yisohokera, aba afite umujinya wenda kumwica. Sheri wa Bianca ahita amubwira ati nta kintu na kimwe unsobanurira, nta kintu na kimwe nshaka kumva, ndavuze ngo mvira mu nzu ugira vuba, kandi ibyanjye nawe birangiriye aha ngaha, sinshaka kuzongera kumva izina ryawe ukundi. Ahita rero atangira kumusunika amusunika ngo asohoke. Bianca ati ariko hari isakoshi yanjye mu cyumba. Uyu musore agenda yiruka ajya kuyizana, Bianca akamwiruka inyuma agenda amusaba imbabazi. Uyu musore ahita ahindukira agafata ya sakoshi maze akayijugunya hanze, agahita asunika Bianca ati genda vuba ntuzangaruke mu maso, agahita afunga urugi. Asigara rero yegamye ku gikuta yifashe mu maso yumiwe ibintu byose uyu mukobwa yakoraga, kandi bari kumwe akaba ataranigeze abimenya habe na gatoya.
Bianca rero ahita ataha nawe umujinya wamwishe, agera mu rugo agahita abwira Fabiola ati ibintu nkoreye ni ibiki? Ati gute wabwira biriya bintu byose sheri wanjye none ukaba utumye dutandukana? Fabiola ati none se urakeka iyo ujya kujya kure yanjye ukajya kure y'umukunzi wanjye biriya byose byari kukubaho? Iyo uza kureka nkigumanira ibyishimo byanjye ntubisenye ukeka byari kubaho? Ubundi se hari icyo navuze kitabayeho? Ntiwigurisha se si ibisanzwe? Maze Bianca ati urifata ukavuga ibyo bintu byose, ubu se iyo ntakora ako kazi ngo mbone amafaranga yo kuvuza mama byari kugenda bite ko bizi ko wirirwaga wiyicariye? Maze Fabiola nawe ati amafaranga yo kuvuza mama, amafaranga yawe nta kintu na kimwe yafashije mama, kuko iyo amufasha ubu ngubu aba akiriho ntabwo tuba twaramushyinguye. Ubwo rero ceceka, amafaranga yawe nta kintu na kimwe amaze, ni ay'umuvumo gusa. Abakobwa rero bahita batangira kurwana, bararwana. Fabiola abwira uyu mukobwa ati sohoka mu iyi nzu, nta nubwo ngikeneye kubana nawe. Maze Bianca ati ariko se ubundi njyewe nari mbizi ko uriya musore ari sheri wawe? Ntabyo nari nzi rwose, iyo mbimenya ntabyo mba narakoze, ariko sinigeze mbimenya. Buracya mu gitondo rero Philippe akajya kureba Fabiola mu rugo, ageraho agasanga Fabiola yicaye muri salo. Fabiola akimukubita amaso atari ku wundi, wowe ubu ugeze ahangaha ute? Nta n'isoni urifata ukaza imbere yanjye? Ntabwo uzi ko mu masura ntashaka kureba yawe ari iya mbere? Sinkeneye kukureba habe na gatoya. Philippe ati mbabarira ndakwinginze. Ababivuga afite isoni ndetse yabuze n'amagambo yo kuvuga imbere ya Fabiola. Ati mbabarira rwose naraguhemukiye, ntacyo nakora ngo mbabarire, ariko ndakwinginze gerageza rwose umbabarire. Abakivuga ibi rero maze Bianca akabasohotse mu cyumba. Fabiola ahita amubwira ati dore nguwo uwo wahisemo, bari rwose mugumana kuko muranaberanye murajyanye, ngaho nimukomereze aho mwari mwahagarikiye. Fabiola ahita yisohokera maze akabasiga mu nzu ati muraberanye rwose nimwikomerezanyirize. Agera hanze rero kubera agahinda aba afite, maze agahita ashwanyuka akarira, arahagarara akarira umwanya munini, ariko nanone agahita yikomeza akihanagura maze akigendera. Philippe rero areba Bianca maze akumva nawe umujinya uramwishe kubera ukuntu aba ari we wabaye impamvu yo gutandukana kwe n'umukunzi we, ahita yisohokera nawe akigendera. Bianca rero nawe yigira inama yo gusubira kureba sheri we ngo arebe ko yamusaba imbabazi. Agerayo agakomanga maze sheri we yafungura akabona ni Bianca. Ati ntabwo rwose nkeneye kukubona. Bianca ati nari nje kugusaba imbabazi. Sheri we ati ntazi ukwiye, ndakubwiza ukuri ntabwo rwose nkwiye kuba ndi kumwe nawe. Bianca ati ariko uribwa ko nabuze mama wanjye, rwose nkeneye kumba hafi. Uyu musore ati uretse no kubura mama wawe n'umutwe wawe warawubuze ntawe ufite, uzi ko wagira ngo ntutekereza. Njyewe rwose ntabwo nabana n'umukobwa wigurisha, ntakubeshye ntewe isoni n'iminsi twamaranye. Tekereza abantu bose bambonanye nawe bakuzi ko wigurisha. Bianca ati rega ntabwo ari ibisanzwe rwose, byabaye inshuro rimwe gusa kandi nabwo ni kubwo gushaka amafaranga yo kuvuza mama wanjye. Uyu musore ati si uko bashaka amafaranga, wakabaye waratubwiye twese tubagufasha, ariko ntabwo kwigurisha byari igisubizo. Nsohokera mu nzu rero kuko uretse n'ubu ngubu no mu buzima buzaza sinifuza kuzongera rwose kumenyana nawe cyangwa kugira ikintu kiduhuza. Nsohokera mu nzu cyanjye nawe byararangiye. Ngewe buryo mvuze ikintu mba nanagitekerejeho. Ndakubwiza ukuri iby'urukundo rwanjye nawe byarangiriye hariya kandi uriya munsi. Fabiola na Bianca baguma mu ntambara rwose zidashira, bakomeza gushwana, kumvikana birananirana. Mu rugo rwabo haba ari amahane gusa, ntawe uvugana n'undi, ntawe ureba undi. Uko babonanye ni ukurwana no gutongana gusa. Philippe rero we ananirwa kuva ku izima, maze n'ubundi agakomeza gusaba imbabazi Fabiola, nyamara biba bigoye rwose kugira ngo amubabarire. Philippe aragaruka akabwira Fabiola ati ndakwinginze rwose mbabarira, urabizi ntabwo njyewe ndi uriya musore. Ati ntabwo nsanzwe njya kugura, ariko nanone uriya munsi nari ndi kumwe n'inshuti zanjye, urabizi rwose mfite inshuti wagira ngo nta controle zigira.
zihora mu kwishimisha gusa. Rero bambwiye ko nanjye ngomba gutwara umukobwa, maze nanirwa kubabwira hoya. Numvaga bari buvuge ko ndi ikigwari, numvaga bari bunsuzugure, bari bungaye. Navuze yego rero rwose mu buryo bwo kwihagararaho bya gisore. Ati tekereza ko noneho namwishyuye ibihumbi 150, nzi ko rwose ari na menshi, nyamara akayanga akavuga ko ari buvuze induru. Nibwo rero namuhaye ibihumbi 700 nari mfite kuri konti yanjye, byose nsigarira aho ngaho. Urumva ko ntari nzi ngo banishyura ngahe. Biriya bintu n'ubwa mbere nari mbikoze, ntabwo ariko nsanzwe. Fabiola ati uriyumva rwose uri kuvuga, urumva amagambo ari kugusohoka mu kanwa, urifata ukambwira ngo wafashe ibihumbi 700 ubyishyura umuntu muri burarane ijoro rimwe, noneho uwo muntu si undi usanzwe, ni mukuru wanjye. Uri kwiyibagiza ko kandi icyo gikorwa wishyuriye ibihumbi 700 njye nawe tugikorera ku buntu. Ibyo bintu urabizi, kandi wibagije ko nanone nari nkeneye amafaranga kugira ngo mvuze mama wanjye, ariko ntiwayampaye, ahubwo wayahaye uwo rwose muri burarane. Ati ndakwinginze mva imbere rwose, kuko no gukomeza kumva amagambo ava mu kanwa kawe nabyo rwose biri mu bintu biri gukomeza kumbabaza. Singikeneye gukundana nawe, mbabarira rwose ugende, kandi bibaye byiza wakwiyakira ukumva ko njye nawe birangiye. Umunsi umwe rero Bianca n'ubundi yaravuye gusaba imbabazi wa musheri we, n'ubundi ariko rwose yanze kumubabarira. Maze atashye asanga Philippe aba yaje kureba Fabiola, baba bahagaze hanze iwabo wa ba Fabiola na Bianca. Philippe rero abwira Fabiola ati rwose mbabarira, uzi ko ntagisinzira, ntabwo nkibasha kurya, ndetse no ku kazi byarananiye, ntabwo rwose nkibasha kwikonsantara kubera ko ntagufite. Ntekereza ukuntu naguhemukiye, nkumva rwose nta kintu na kimwe nshaka gukora. Fabiola ati rwose kukubabarira narakubabariye, ariko nanone ntabwo nakwibagirwa, kubera yuko buri uko mbonye mukuru wanjye mpita ntekereza ibyo wowe nawe mwakoze. Urumva rero ko kubyibagirwa rwose bidashoboka. Philippe rero akomeza gusaba imbabazi Bianca, akomeza gusaba imbabazi Fabiola, maze Fabiola akamubwira ati ndakubabariye, bagahoberana. Bianca rero atunguka mu rugo iwabo bari guhoberana, maze agahita arakara ko rwose baba biyunze, yinjira mu nzu atavuze. Nyamara Fabiola amara guhobera Philippe, maze agahita amubwira ati ndakubabariye yego, ariko nanone ntabwo twasubirana, ntabwo rwose ibyo byo bishoboka, ntibizanashoboka. Ahubwo rero kubera ko n'ubundi imbabazi uzibonye, ntuzagaruka ahangaha ukundi, ntuzirirwe rwose wigora, ibyanjye nawe byo gukundana byararangiye. Bianca yinjira mu nzu rero agahinda kamurenze, agahita atangira kuzinga imyenda ayishyira muri varize. Fabiola rero yinjira mu rugo nawe, maze akajya mu cyumba asanga Bianca ari kuzinga, agahita amubaza ati wese ubundi kuzinga noneho ugiye he? Bianca ati ndagiye rwose, ngiye ahandi hantu, ndashaka kujya mu wundi mujyi maze nkajya gutangira ubundi buzima, kubera ko rwose n'ubundi nta kintu kikingumishije hano, mama wanjye ntawe uhari, nawe kandi ni nkaho udahari kuko ntitwumvikana. Reka rwose nigendere njye gutangira ubundi buzima, aha hantu mpibagirwe n'ibyaho byose. Fabiola ati ubwo nyine uragiye n'ubundi ugiye gukomeza ka kazi katumye ntandukanya n'umukunzi wanjye, atari ku bundi nta nubwo wakubaha mama wacu tumaze gushyingura, nibura rwose ukamuha icyubahiro maze ukareka gukora uwo mwuga rwose ugayitse. Ati ngaho genda ukomeze wigurisha, nzaba ndeba ibyawe. Gusa Bianca nta magambo yo kuvuga aba afite, ahita abwira Fabiola ati nyine ibyanjye warabisenye burundu, nyamara ibyawe rwose wabonye ubundi buryo bwo kubigarura, wowe warongeye usubirana n'umukunzi wawe, naho njyewe nta muntu n'umwe nsigaranye kuri ino si. Ubwo rero reka rwose nigendere. Abivuga kandi ari no gufata varize ye afungura urugi asohoka, maze Fabiola ati genda nyine ubwo uzaba amahoro. Gusa ababivuga yimyoza, ni nk'uko rwose ababivuga bitamuvuye ku mutima.
Bianca rero aba yageze ahantu bategera imodoka rero ye iba iri buze itinze, aba agiye kwicara ahantu muri bare kugira ngo abe aruhuka, aba anategereje imodoka ariko nanone atuje yiyicariye, gusa aba afite agahinda kamurenze, aricara rero muri iyo bare maze agatangira kurira, arakomeza akarira cyane, amarira akamurenga, mu maso hose amarira agatemba, hagatoka rwose ukagira ngo amaze gukaraba mu maso kubera amarira menshi aba yarize. Aba rero akicaye aho ngaho, maze Claver akaba amunyuze iruhande. Claver ni umusore mwiza w'umukire mu gihugu hose, ariko nanone udakunda kwigaragaza kubera ko rwose akunda ko ibintu bye biba ibanga, ntabwo azwi n'abantu benshi kuko ntabwo aba ashaka ko abantu bose bamenya yuko ari umusore w'umukire, gusa nanone ni umusore mwiza cyane, ureba no ku maso ukabibona ko rwose yakurura abakobwa kandi benshi. Anyura rero kuri Bianca agahita abona ko Bianca ari kurira, maze agahita asubira inyuma ati kubera iki uri kurira? Ati ni gute umukobwa mwiza nkawe ufite amaso meza nkawe yo yaba rwose ari gutemba amarira ku maso, akaba ari kurira ahantu nk'aha ngaha muri bare abantu bose bareba, ufite ikihe kibazo? Bianca ati nta kibazo mfite rwose meze neza. Claver ati oya ndabibona rwose ufite ikibazo kandi gikomeye, ngaho rwose isanzure maze umbwire, biratangaje kukubona ubwiza ufite n'ukuntu umeze, umuntu akabona uri kuririra ku karubanda gutya, ni ukuri ikibazo ufite ahubwo ntabwo cyoroshye habe na gahoro. Claver rero aramubwira ati rwose ntabwo tuziranye yego, ariko nanone nshobora kukubera uw'umumaro, kubera iki se tutakwicara tugatuza maze ukanganiriza, reka buriya byanakuruhura rwose nyizera, ahubwo haguruka tujye mu nzu, tujye hariya nyine hatuje hari akayaga, tuve hano kuri kino kizuba maze rwose twicare umbwire ikibazo mfite. Maze umbwire ikibazo rwose waba ufite. Bianca ati hoya nakubwiye ko nta kibazo mfite. Claver rero ahita amubwira ati hoya ndakomeje kandi ndakwinginze, haguruka rwose tugende, haguruka ngo twaze agasakoshi. Ahita agafata maze agafata n'ukuboko kwa Bianca kugira ngo amuhagurutse. Bianca rero arahaguruka kuko bakajya mu nzu kugira ngo baganire. Bamara kwicara rero maze Bianca akabwira inkuru ye yose uyu musore Claver, amara kuyimubwira nta na kimwe amuhishe kandi nta na kimwe asimbutse, maze Claver akamubwira ati mbega inkuru itangaje, ibintu byakubayeho ni ukuri ni igitangaza, gusa nanone kuba warihanganiye ko murumuna wawe ari we watumye ushwana na sheri wawe, rwose nabyo ndabikunze cyane kubera yuko urebye ni wowe wari wamukoreye amakosa. Bianca ati yego rwose nanjye ndabizi neza ko ari njye nakoze amakosa, gusa nanone ntabwo nari mbizi ko uriya musheri wa murumuna wanjye ari sheri we, iyo njya kubimenya ntabwo rwose mba narabikoze. Claver ati none se ubu wiyemeje ko n'ubundi ugiye gukomeza uwo mwuga wawe wo kwigurisha? Bianca ati wibivuga gutyo nyine urabivuga umuntu akumva biteye isoni, ariko nanone nta kandi kazi mfite, nta kindi kintu cyo gukora rwose mfite, ubwo rero nta yandi mahitamo mfite habe na gatoya. Claver ahita amubwira ati hoya ni ukuri reka kwitesha agaciro, ntabwo ari ibyo byonyine ushoboye, nta nubwo ari byo byonyine uzi, uri umukobwa mwiza kandi hari n'ibindi bintu byinshi washobora, rwose uri uw'igiciro kirenze ibyo ngibyo uri gutekereza. Bianca ati rega urumva impamvu rwose ndi kubivuga, yewe wagira ngo ntabwo nyangira amahirwe, reba nta musheri n'umwe tujye turambana, uwo mbonye wese ntihabura rwose ibiba maze tugatandukana. Ati rero kugira ngo ngenderwa niruka inyuma y'abagabo, uyu munsi nagiye aha ejo nagiye aha, nahisemo rwose kubikora nk'akazi, noneho basi njya mbona n'amafaranga yo kuntunga.
Claver ati ntureba iminota yose tumaze tuganira, njye rwose hari ibintu byinshi nakumenyeho. Ati nabonye ko uri umukobwa mwiza ufite ejo hazaza kandi ufite ubuzima bwiza mu hazaza, ikindi kandi uri umunyabwenge, uri umukobwa rwose ufite karite nyinshi cyane ntarondora nk'uko nawe rwose ubyiyiziho. Bishatse kuvuga ko rero hari ikindi kintu rwose kiri ahantu washobora gukora kandi ukagikora neza, atari uko kwigurisha. Bianca ati rega ntabwo navuze ko kwigurisha aribyo byonyine nshoboye, hoya, ahubwo nta mafaranga na makeya mfite, amafaranga yose nari mfite nayamariye ku kuvuza mama wanjye wananze rwose akaducika. Ntakubeshye amafaranga yose naragiye mbika buhoro buhoro, yose narayakoresheje. Ubu tuvugana nta n'igiceri cy'icumi mfite, ngiye gutangirira kuri zeru rero, naho rwose icyo gukora cyo ntabwo mfite amafaranga, ntabwo nabura icyo gukora kandi nishimiye ndetse nanazi cyane, ariko ubu nta mafaranga na make mfite. Claver ati none se ubundi uramutse ufite amafaranga, twirengagize ko ntayo ufite, uramutse uyafite wumva wakora iki? Bianca ati umva rero hari business nkunda cyane yo gucuruza amaplante. Ubwo plante ni ya misatsi nyine abadamu bambara. Ati biriya bintu ndabizi cyane kandi nzi kuzihitamo, nzi kuzirangura, nzi kuzishakira abakiriya. Ati mbese ati ya business nyiyumvamo cyane, ariko nanone ni business ikenera igishoro kinini, noneho n'igitoya ubu ngubu tuvugana ntacyo mfite. Claver ati none se uriyizeye neza? Iyo business yo kugurisha imisatsi urayizi neza? Ni ibintu rwose usobanukiwe? Bianca ati cyane. Ati tekereza ko noneho nshobora no kureba imisatsi nkikubita amaso menya niba ari iya nyayo cyangwa ari pirate. Ati ibyo bintu rwose byo ndabizi cyane. Ati gusa nanone ni ibintu bisaba amafaranga menshi. Claver ati none se ubwo bisaba nkangahe? Maze Bianca ahita atangira guseka. Ati ariko rwose wagira ngo nawe ntiwanyumvise. Ati ubundi se iki kiganiro turi kugirana mu by'ukuri kiraganisha he? Ati nicyo kutumarira umwuka gusa. Ati kubera ko amafaranga bisaba ntayo nabona, nta nubwo nazayabona vuba. Ati urumva kugira ngo utange komande nyine y'imisatsi izave mu Bushinwa ikugereho, ati ni n'amatransport n'ibintu byose nibura byagusaba nka miliyoni 25. Ati ngaho utekereza ayo mafaranga, njyewe Bianca ntafite n'igiceri kimwe aka kanya ntangire kuganira kuri business za miliyoni 25. Ati urumva nyine ubu ngubu rwose ni nkaho ndi kurota ku manywa, reka rero ne gukomeza kurota, reka nkanguke rwose. Claver rero yirebera muri telefone atuje cyane, atari no kureba Bianca, ahita amubwira ati ayo mafaranga nzayaguha. Bianca ahita ahindukira akareba Claver neza cyane. Ati wowe se uzayampa? Ati ubwo se ahubwo amafaranga angana atyo wowe urayafite? Claver ati cyane nzayaguha ntugire ikibazo, nzayaguha rwose utangire iyo business. Ndifuza ko wava rwose muri iyo si wambwiraga usanzwe ubamo. Ati sinzi uko ubyita ariko ndifuza ko wava muri uwo mwanda maze ugakora rwose ibintu bizima kandi byiyubashye. Erega birashoboka ko kuba twahuye hari impamvu nyamukuru yatumye duhura. Buriya rwose icyo bita destin ntabwo tuba dukwiye kukirengagiza. Ndakubwiza ukuri hari impamvu twahuye, ahari ni njyewe Imana yashyize mu nzira yawe kugira ngo ngukemurire ikibazo kandi ngukure rwose muri uwo mwanda ubamo. Bianca ati none se ibintu uri kuvuga ni nyabyo? Ntabwo uri gukina? Ni gute dushobora guhura ubwa mbere tugikubitana amaso maze ukemera kumpa amafaranga angana atyo nta hantu na hamwe nzi? Claver ati nyine inzira z'Imana ni igihumbi rega, wabwirwa n'iki se ko atari Imana yambwiye ngo mpure nawe? Bianca ati ibintu uri kuvuga mbyizere. Claver ati cyane byizere. Ati ahubwo nizere ko urugendo wari ugiye gukora rwose turuhagaritse. Bianca ati none se koko mbyizere nduhagarike? Claver ati cyane nyizere, ariko urabura iki ngo unyizere koko? Bianca ati urakoze cyane ndagushimiye.
Claver ati maramo icyo kunywa cyawe maze rwose ngusubize mu rugo nta kibazo, humura rwose ibyo niyemeje njyewe ndabikora nta kibazo. Burya rero baca umugani ngo iyo warose nabi burinda bucya. Claver yatahanye Bianca maze bakigera mu rugo bagikomanga hahita haza gufungura Fabiola. Fabiola bagifungura maze agahita ashyira induru ku munwa ati Claver wabagahe koko, nari narakubuze naraguhamagaraga telefone yawe nticemo, naragushakishije ahantu hose ndakubura, mbega uko nari ngukumbuye, ubu se ugeze hano ute koko? Ubwo ni nako Fabiola bamusimbukira maze akamuhobera amufashe ku ijosi. Claver nawe akamuhobera cyane amwishimiye ati nanjye nari ngukumbuye ni ukuri twari twaraburanye. Fabiola ahita amubaza ati none se ubundi uziranye hehe na mukuru wanjye? Ariko kubera ukuntu aba bantu baba bakumburanye ntabwo rwose Claver yita ku kibazo bamubajije, ahubwo ahita akomeza abaza Fabiola ati imyaka myinshi ni ukuri? Fabiola ati se wabaga hehe? Claver turumva tukimara kwiga nyine njyewe nahise njya hanze. Fabiola ati ati noneho rwose birasobanura ukuntu kose nari narakubuze. Claver ahita abaza Fabiola ati none se nibyo koko Bianca ni mukuru wawe? Fabiola rero ntabwo aba ashaka ko rwose bavuga kuri icyo kiganiro nanone, ahita atangira kwibwirira Claver ati wambaye neza, ati ukuntu ino shati ikubereye. Claver ati nk'ibisanzwe nyine, ati ntubizi se, ati ntunzi guhera na kera kwanjye. Bianca rero ahita avugira ku ruhande, aba ahagaze rwose ameze nk'isitati, aba yumiwe noneho yewe biri kuba. Ahita abaza Claver ati twaguha se ikintu cyo gufata? Fabiola agahita yitanguranwa ati yego, ati ndi guteka umuceri w'ipirawu, ati kandi rwose ndabizi wawe ukunda, ati hari ikibazo se dusangiye? Claver ati ntabwo ari ngombwa rwose nari ngiye kugenda. Fabiola ati hoya wiyibagije se ukuntu nari umutetsi mwiza? Oya rwose reka nteke maze dusangire. Claver ati nta kibazo genda bitunganye, ubwo nta kibazo rwose reka mpagume maze tubanze dusangire. Gusa nyine Fabiola rwose aba yabujije Bianca kugira ijambo na rimwe avuga. Bianca aba ahagaze byamuyobeye, yayobewe ibintu biri kuba, yayobewe aho aba bantu baziranye, mbese biba byamucanze yumva mu mutwe bitangiye kwituruna. Ibyo kurya rero bimara kuboneka maze bakajya ku meza. Fabiola rero atangira kwiharira ijambo rwose ashaka kuba ari we wenyine uganiriza Claver. Ati none se Claver, ati nyine mbwira neza ubuzima bwawe nyuma yo kurangiza ishuri. Claver ati nyine narangije ishuri imyaka 2 imbere yawe, nahise njya hanze rero gukomerezayo amashuri yanjye, naraje maze abantu bose barandwaniraga mu gihugu kugira ngo mbakorere. Ati rero nagiye nk'utuzi rwose dukomeye, mbona amafaranga menshi ngira ngo nishingira na kampani. Ati ubu rwose ni ibintu bimeze neza cyane, ati ubu mfite amafaranga nta kibazo rwose ntakubeshye nabaye umukire. Gusa nanone ntabwo mba nkeneye ko abantu babimenya, kubera yuko burya iyo rwose ibintu byawe biba mu ibanga nibwo biba ari byiza cyane kurenza uko abantu bose bagenda babivuga. Fabiola ahita amubwira ati rwose biragaragara n'umuntu agiye gukubita amaso ahita abibona ko rwose umeze neza. Claver ati none se mbwira wowe, wa musheri wawe se, wa musore nyine twabanaga muracyakundana? Fabiola ati reka da, ati sinzi n'ahaba, ati burya byarangiriye nyine ku ishuri, ati kandi uriya musore niwe watumye njye nawe tudakundana. Claver ati cyane, ati urumva rwose naragukundaga narakwishimiraga, ariko nanone ikintu cyatumye nyine ntashyiramo imbaraga, uriya musore yari inshuti yanjye kandi tunabana, ntabwo rero nari guhangana nawe ku mukunzi, urumva rwose byari kuba bigaragaye nabi, niyo mpamvu nakwihoreye ndakubaha nyine kugira ngo mukomezanye. Fabiola ati ariko rwose ubuzima nabwo buratangaje, ati tekereza ko uwo muntu yatumye tudakundana, nyamara ubu ngubu sinzi n'aho ari, nta makuru ye na make mfite, ariko reba njye nawe turicaranye turi kuganira tutazi rwose n'aho ari. Fabiola ahita yongera akabaza Claver ati harya wambwiye yuko mukuru wanjye muziranye he? Ubwo kandi ababivuga anirebeshwa nyine
Bianca nko kumubwira ati wabibonye se ko aho ugiye hose mba mpari. Bianca we nta jambo na rimwe aba yigeze avuga kuva rwose bajya ku meza, kuko Fabiola ni nkaho aba yamubujije kuvuga, aba ari we wenyine uri kuvuga. Claver ahita amubwira ati ati mukuru wawe nyine nibwo tukimenyana, ati twamenyanye uyu munsi nibwo twahuye, ati gusa ndishimye kuba rwose nsanze ari n'umuvandimwe wawe. Fabiola ati none se Claver warashatse se, ufite umugore? Claver ati hoya, ndacyari umuseribateri ntago ndashaka. Fabiola ati noneho rero ubwo utarashaka jya ukunda kuza hano nta kibazo, wisanzure, ubwo uzajya uza dusangire nyine, ntukabeho ubuzima bw'abaseribateri ndabizi buba bugoye, uzajya uza rwose ujye umbwira nzajya ngutekera neza maze uze rwose wenjoyinge. Claver turakoze cyane, ibyo bintu rwose ndabikunze. Claver rero ahita ababwira ati no kuri mwakoze kunyakira neza, gusa nanone amasaha aragiye, reka ngende nzagaruka nta kibazo, ubwo mpamenye murampa n'amanimero tuzajya tuvugana nta kibazo. Fabiola rero ahita atangira kwisetsa, ariko Claver agahita avuga ati Bianca ubwo rero ndagiye, ariko nanone ngomba kubanza gusoza isezerano ryanjye. Ahita afata telefone ye maze akayihereza Bianca ati shyiramo nimero zawe za konte, ati maze ijambo ryanjye rwose ndisoze. Bianca rero ahita atangira kureba hirya no hino, aba yumva atarakize ko rwose ibi bintu biri bukunde, gusa nanone Bianca aba yabwije ukuri Claver ku bintu byose. Inkuru ye yose aba yayimubwiye ku buryo nta kintu na kimwe Fabiola aba ashobora kumubwira maze ngo atangare, kuko byose aba abizi. Bianca rero afata telefone ya Claver maze agashyiramo nimero za konte ye, akongera akayisubiza Claver. Claver ahita akanda rwose maze akamubwira ati byatunganye, amafaranga nayakoherereje. Ariko ubwo Fabiola nawe aba yakanuye, yanyobewe aba bombi ibyo barimo. Bianca ahita abaza Claver ati ngo byakunze, ukaba uri kubivuga gutyo gusa byoroshye, amafaranga yanyoherereje? Aba akireba kuri telefone maze agasanga miliyoni 25 uko yazivuze zose bazimwoherereje. Ahita asimbukira Claver akamuhobera, ati urakoze cyane, ati urakoze ni ukuri, Imana iguhe umugisha. Fabiola ahita abwira Claver ati ariko ibintu murimo byanyobeye, ubundi ni ibiki biri kubera hano byagenze bite? Claver ati nyine nemereye igishoro mukuru wawe, ndashaka rwose kumutangirira ubuzima, niyo mafaranga rero narindi kumuha. Ubwo ariko Fabiola n'ubundi nyine ahita yijima, ahita ababara kubera ko rwose n'ubundi amahirwe aba agiye kwa mukuru we. Claver ahita ahaguruka agasezera, maze Bianca ati reka nguherekeze. Fabiola ati hoya, ni njyewe ndi bumuherekeze. Aba yarangije no guhaguruka yaherekeje rwose Claver, maze Bianca akigumira aho ngaho agasezera Claver tugende neza, kandi Imana iguhe umugisha, ibyo uzajya ukora byose bijye bigenda neza, Imana ijye iguha umugisha winyuze hose, aturakoze cyane cyane. Claver ati nawe nyine ko haje tangira akazi maze turebe. Umunsi wakurikiye rero Fabiola na Claver barasohokanye bajya gusangira, maze bari gutaha Fabiola akabwira Claver ati wakoze rwose, wandemeye umugoroba, ni ukuri watumye nishimye kuko rwose hari ahantu twasohokeye hari haryoshye, ati wakoze kuhaba, ati ndakwinginze rero ibi bintu rwose tujye tubikora kenshi maze tujye kwishimisha. Claver ati nta kibazo, ko twongeye tukabonana se nta kibazo rwose, tuzajya dutembera. Fabiola rero ahita asezera Claver maze agataha. Nyuma y'iminsi rero Bianca aba amaze gushinga ya business neza, imaze no kumenyera. Claver rero ajyayo akajya kureba uko hameze, arinjira maze agahita atungurwa ukuntu rwose Bianca aba yarabikoze neza, yarafashe ahantu heza kandi ibintu byose biri ku murongo. Arinjira n'ubundi agasanga Bianca ari kwisokoreza amaperike yagira neza, ayatunganya, ayamanika ku mamaneke.
maze Claver ati wawu, ati mbega ibintu byiza, ati ni ukuri bya bintu koko ni byiza, wari ubishoboye nanjye mpise mbibona. Bianca ati izi zose rero ni imbaraga z'umufuka wawe, ati ni ukuri warakoze cyane, ibi byose ni wowe, ndagushimiye kandi cyane byimazeyo, nta nubwo nzigera ndekeraho kugushimira. Claver ati oya rwose nta mpamvu zo gukomeza kunshimira, ati gusa nawe wabikoze neza, ibyo wambwiraga koko niko wabigenje. Claver ati ubundi se ubu nta kuntu twajya rwose kubinywera. Bianca ati ariko nyine ndi ku kazi. Claver ati hoya, atari gutekereza ibyumweru byose umaze wirirwa gutunganya ibi bintu, none dore byagiye ku murongo, reka nta kibazo twigire muri resitora nziza nyine uri bushake maze dusangire, nta kibazo n'ubundi ntabwo uri butinde urahita ugaruka. Bianca ati ntabwo rwose naguhakanira, reka tugende nta kibazo, reka ntunganye utuntu duke nari nshigaje ubundi tujye gusangira. Claver ati yego rwose. Nyuma y'iminsi mike rero nanone Fabiola araza agasanga Bianca yiyicariye mu ntebe muri salo, maze akamubwira ati ariko ubundi wowe wifuza iki, kubera iki wirirwa wiruka inyuma y'abasore bose dukundanye? Bianca ati ngo iki? Fabiola atumva rwose ndakwiyamye, va inyuma ya Claver. Ati Claver urabona ko twongeye kubonana, yarankundaga kuva na kera kose, gusa kubera ukuntu ari umusore wiyubaha kandi w'umwana mwiza, yemeye kundeka kugira ngo nkomeze nkundane n'inshuti ye. Ati ariko ntabwo rwose nta rukundo rwagiye, none rero ko twongeye kubonana ubu rwose tugiye gutangirira aho byari bigeze. Ati ikindi kandi ibintu byose yagukoreye yabigukoreye kubera jyewe. Bianca aseka ati kubera wowe? Ati umusore nizaniye Claver wibagiwe ko ari njye namuzanye kugira ngo mwongere mubonane? Fabiola aseka ati ari wowe wamuzanye? Ati none se, ati nkwibarize, ati urakeka ko umuntu mwahuye ukurebye ukumeze nyine yaguha amafaranga angana nk'ayo yaguhaye ari ubwa mbere akubonye? Ati impamvu yayaguhaye ni uko yari abizi neza ko uri mukuru wanjye, yayaguhaye rwose kubera njyewe, buriya niyo mpamvu yagufashije, ntugire ngo hari iyindi mpamvu. Koko rero Bianca abitekerezaho akumva wagira ngo nibyo, maze agahita yongera agacika intege, akumva rwose n'ubundi murumuna we arongeye kandi aramutsinze. Fabiola ati ubwo rero reka rwose uriya musore kuko ni uwanjye. Bianca rero ahita abwira Fabiola ati ubundi se ko numva wiyizeye, kubera iki ugitekereza ko yakunda njyewe? Ati ubwo rero ufite ubwoba ko yahitamo njyewe kurusha wowe se? Ati kandi ubizi neza ko ari wowe akunda? Ati sinumva njyewe impamvu rwose utiyizeye. Fabiola ati nyine ndizeye kubera yuko Claver ntabwo yakunda umukobwa nkawe wigurisha, ahubwo wabona nariya mafaranga yarayaguhaye kugira ngo akugure ijoro rimwe. Wowe umukobwa w'ikirara wiyandarika, nta n'undi musore wagukunda uretse na Claver rwose wiyubashye. Abakivuga ibyo maze Bianca akananirwa kwihangana n'ukuntu kose aba yamwihoreye, ahita ahaguruka atumva ntuzongere kuvuga ko nigurisha ukundi, ibyo bintu sinkeneye kuzongera kubyumva, kubera ko rwose ubu nahinduriwe ubuzima, ubu noneho nsigaye mfite ibyo gukora kandi byiyubashye utazongera. Fabiola ahita akomeza akamubwira atumva aturigurisha inshuro 1000, atururara, ati rwose nta muntu n'umwe wagukunda. Bianca rero ahita arakara, agahita atangira kurwana n'ubundi na Fabiola nk'ibisanzwe. Bukeye rero Claver yasubiye kureba Bianca ku kazi, agenda noneho amushyiriye n'ibyo kurya aba amaze kumugurira. Agerayo rero Bianca akimukubita amaso ati Claver ni karibu, atumva uko nkubonye nzajya nkubwira ngo warakoze kumpindurira ubuzima. Ati ni ukuri ibintu wakoze birakomeye cyane. Claver ati ariko se ubu waranshimiye rwose kandi narabyumvise, rekera. Bianca ati sinzarekera, gusa nzajya mpora ngusabira umugisha ujye uhora uhirwa buri gihe cyose. Claver ati Imana ibyumve.
haba rero hari harimo umukiriya Bianca aba ari gupakingira ibintu byose aba yaguze, maze Claver agahita amubaza ati none se urabona business igenda bimeze nk'uko wabyifuzaga? Bianca ati cyane rwose ahubwo birenze uko nabyifuzaga, ati urabona kubera kubera ko mfite rwose ahandi hantu mbipostinga, ati ndakubwiza ukuri byaramfashije, ati nsigaye mbona komande nyinshi za online, ati abantu ndabashyira, ati mbese ibintu biragenda neza cyane birenze ku rukuko ntabitekerezaga. Claver ati ni ukuri ndabyishimiye kandi komereza aho, komeza utere imbere, nibyo nanjye nkwifuriza. Ku rundi ruhande rero Fabiola aba yasohokanye na Claver, maze Claver akamujyana muri shop kumugurira amakanzu. Fabiola yaza yishimye cyane akaza agasanga Bianca yicaye muri salo. Fabiola ahita atangira kuyarambura atari kugenda, Claver rwose uzi guhitamo neza, ati aya makanzu wanguriye ni ay'igiciro, ati urabona, ati ndebera nk'aka ngaka k'umutuku, ati karasa neza cyane, ati ndebera uyu muhondo se, ati ukuntu ujyanye n'uruhu rwanjye, ati Claver rwose, ati mani uzi gutanga keya. Ubwo ariko Claver ntawe uba uhari, ibi byose Fabiola ari kubyivugisha arambura aya makanzu kugira ngo ababaze Bianca. Ati mbega umusore, ati uyu musore ntabaho, ati mu basore bose nigeze kumenya Claver rwose ararenze, aribanziriza akanikurikira, ati aya makanzu yanguriye ni meza cyane ndumva nishimye, ati uriya musore ubundi ibintu ankorera rwose birandenga. Bianca rero yumva uyu mukobwa ukomeje kumusakuriza maze agahita ahaguruka akigira mu cyumba. Fabiola ahita yishima ati n'ubundi nibyo nashakaga ko rwose ufuha umenya yuko nari ndi kumwe na Claver. Ariko Bianca aba yarangije kwigendera ibyo byose Fabiola aba ari kubyivugisha, ahita yora rero ya makanzu ye maze nawe akayajyana mu cyumba cye. Umunsi wakurikiye rero nanone Bianca aba ari ku kazi, maze Claver akaza kumureba akamubwira ati nari nje kugutwara ngo tujye gusangira iby'umugoroba. Bianca rero abitekerezaho kuko rwose aba atangiye kubona ko Claver atangiye kuzana amakimbirane hagati ye na murumuna we, aba yumva rwose adakeneye ko bongera kugendana kugira ngo murumuna we atekane. Abwira Claver ati wambabariye ko kuko nkiri mu kazi maze ntitujye gusangira? Claver ati hoya rwose ndabigusabye, mbabarira tugende tujye gusangira. Bianca rero abura uko abigenza, cyane cyane ko aba yubaha uno musore bihambaye kuko rwose niwe utumye ari aho ari ubu ngubu. Ahita amubwira ati nta kibazo, reka tugende tujye gusangira. Bava gusangira rero maze Claver agatahana Bianca. Gusa nyine Fabiola yicaye muri salo maze akumva imodoka iri kuvuga, arareba rero agahita abona ni Claver wari utahanye Bianca. Umujinya uhita umwica agahagarara muri salo atitira kubera umujinya aba afite. Bianca rero arinjira maze Fabiola ati nta soni, sinakubwiye ngo uve inyuma ya sheri wanjye kubera icyo ugikomeza kumwiruka inyuma? Ntabwo nakubwiye ko adashobora kwemera umukobwa nkawe w'ikirara? Ntabwo rwose mushobora kubana, ibyo byo byemere. Bianca ati umva rero nkubwize ukuri, uyu munsi rwose niriwe naniwe ariko umunsi wanjye urangiye neza, ndishimye ndanezerewe. Ubwo rero ndakwinginze rwose, nta mwanya nta n'imbaraga mfite zo gutongana nawe mfite, ndeka. Ahubwo se niba uzi neza yuko adashobora gukunda ikirara nkanjye, kubera iki nyine uri kwitera stress? Ubwo nyine niba atakunda ikirara nkanjye ntabwo yankunda. Uri kwistressa rero, ntabwo numva ngiye impamvu uri kwistressa. Fabiola rero ahita atangira rwose kugira umujinya ugaragara, ukabona neza ari kugenda abyimba umuntu amureba. Bianca ahita amubwira atumva ati ibyo byose uri kwigira rero nta kintu na kimwe wankoraho, navuze ko rwose ntazongera kugukoraho. Ubwo rero mbabarira udatuma ngukubita urushyi rwose mbere yuko njya kuryama, wikomeza kuntera stress, ngaho gumana iyo mijinya yawe turaza kureba ikigufasha. Bianca ahita yigendera maze Fabiola noneho si ukurakara, ababonye Bianca amuciye amazi asigara ari kurira yababaye, ati n'uyu nguyu koko, ati mana nyagasani, ndabona rwose mukuru wanjye noneho n'uyu nguyu agiye kuzamukunda. Ku munsi wakurikiye rero Claver ahamagara
Fabiola akamubwira ati ndifuza ko turi buze kubonana mu ma saa moya, wambare nyine ikanzu nziza ufite. Fabiola ati ndambara imwe muri za zindi wanguriye, ndambara rwose y'umutuku, ndabizi umutuku niwo ukunda cyane. Fabiola ahita yishima cyane ati ubanza noneho ahubwo Claver haragiye kumporopoza, kubera ko ukuntu yambwiye ngo nambare neza, ibi bintu rwose bishobora kuba bigiye kuba byiza kurusha uko nabitekerezaga. Saa moya rero ziragera maze Fabiola akambara neza cyane, akitera make-up, akihumuza, maze akajya kureba Claver. Barahurira bagahurira ahantu muri restaurant bagasangira. Claver rero aramubwira ati impamvu rero naguhamagaye aha ubu rwose niyo tugiye kuvuganaho. Fabiola ati yego nanjye mfite amatsiko rwose, reka twivugire ibyacu, twivugeho, tuvuge nyine iby'umubano wacu, iby'urukundo rwacu. Claver rero ahita abwira Fabiola ati urambabarira kubera ko rwose ibintu ngiye kukubwira birakomeye. Ati burya rero jyewe na Bianca ntabwo ari ibisanzwe gusa. Ati Bianca nanjye turakundana, ikirenze kuri ibyo kandi twaranaryamanye. Fabiola ati waryamanye na mukuru wanjye? Claver ati cyane rwose twararyamanye. Fabiola ati none se ibyo by'urukundo rwanyu byaje ryari? Ati kuva igihe cyose twamenyaniye nuko rwose byari bimeze, twararyamanaga, twarakundanaga, ati nyine nuko bimeze, ati kandi haciye igihe kinini. Maze Fabiola agahita abaza Claver ati none se urumva nyine mwazakomezanya, urifuza se ko mwazabana? Claver ati nyine ibyo byo ntabwo rwose nigeze mbitekerezaho. Claver agahita abaza Fabiola ati none se ubyakiriye gute? Urumva nyine njye nawe twahita turekana kubera ko naryamanye na mukuru wawe? Fabiola ati hoya rwose ntabwo nakureka, ahubwo niba rwose utazabyongera, mutazongera kuryamana wumva ubiretse, ntabwo byatuma nkureka. Njyewe rwose ndagukunda cyane, ubwo rero ndifuza ko n'ubundi twakomezanya tukazanabana, nzabyihanganira nta kibazo. Claver turumva uzihanganira kubana nanjye kandi ubizi ko naryamanye na mukuru wawe? Fabiola ati rwose nta kibazo, ntabwo nagutakaza gutyo gusa, nta kibazo, we gusa ntuzabyongere, ariko rwose nta kibazo, njye nawe tuzakomezanya. Claver ati sawa noneho ubwo reka rwose ntangire ntekereze ibikurikira uko uzabyihanganira. Bamara kuganira rero maze akamutahana. Umunsi rero wakurikiye noneho ahamagara Bianca, nawe akamubwira ati wambare neza cyane rwose ndashaka kugusohokana. Uyu musore rero we mu mutwe we aba yarabibonye ko bano bakobwa uko ari babiri bose bamukunda, ariko nyamara aba akeneye guhitamo uwa nyawe, ufite umutima mwiza, umukobwa nyine wavamo umugore wakubaka urugo. Niyo mpamvu rero bose bari kubagerageza maze ngo arebe uzitwara neza muri iki kibazo. Abwira rero Bianca ati wambare neza cyane, ndagukeneye undi mugoroba, ndashaka ko turi busangire. Bianca rero abikora atyo maze bagahura. Claver ahita amubwira ati nyine nagira ngo nkubwire yuko nkunda rwose, nkunda murumuna wawe ndetse twaranaryamanye. Bianca ati none se byatangiye ryari? Claver ati kuva nyine twakongera kubonana nuko byari bimeze, twararyamanaga. Claver ati none se Bianca aturabyumva ute? Atumva se nanjye nawe tugakomeza kujya twisohokanira? Bianca ati hoya ibyo bintu ntiwongere no kubivuga, ati rwose reka nkubwize ukuri, ati murumuna wanjye aragukunda, ati ikindi kandi murumuna wanjye agira umutima mwiza cyane, ati kandi azakubera umugore mwiza, humura ntugire ikibazo, ati ahubwo ntuzamuhemukire. Ati njyewe rero ntabwo nifuza ikintu cyababaza murumuna wanjye ntakubeshye, ati nubwo tutajya twumvikana ariko ndamukunda cyane kandi ngomba rwose kubaho mama atari.
ati ni mukuru we rero ngomba kumushakira ibyiza, ati ni ukuri niba umukunda ndakwinginze mukunda by'ukuri kandi mugumane njyewe nta kibazo, ntabwo rwose nakongera gusohokana nawe igihe cyose ukunda murumuna wanjye kandi mufitanye gahunda, oya ntabwo ibyo bintu nabikora, ibyo ntubitekereze rwose nta kibazo na kimwe, njye nawe tuzakomeza tuba inshuti, cyane cyane ko ibyo wankoreye ari byinshi kandi byiza, nta kibazo rwose sinkurenganya humura, wowe rwose ita kuri murumuna wanjye kandi umwiteho cyane, naho njyewe nta kibazo pe, nta kibazo rwose mbifiteho. Claver ati none se ko mba numva mwese mbiyumvamo, ndamukunda yego ariko nawe ndagukunda, mba numva ntagutakaza. Bianca ati mbabarira rwose ntiwongere kuvuga iryo jambo, ntiwongere habe na rimwe, ntabwo nasangira umugabo na murumuna wanjye, ndakubwiza ukuri no kuba nararyamanye na sheri we ni ibintu byantunguye kubera ko ntabwo nari mbizi ko ari sheri we, iyo nza kubimenya mba naramugendeye kure gashoboka, n'ubundi urumva nabaye mukuru we w'ikivume kubera ibintu nakoze, ariko nabikoze ntabizi, noneho tekereza ko ibi byo naba mbizi kandi mbizi neza, ntabwo nabikora ndakwinginze, gusa rwose ndagukunda cyane kandi wambereye inshuti y'umumaro, ariko nanone igumanire rwose na murumuna wanjye, nta kibazo mbifiteho sinanakurakariye. Nyuma y'iminsi mikeya rero Claver atumira Bianca ndetse na Fabiola, agatumira umwe ukwe n'undi ukwe, gusa barahahurira bagahurira kwa Claver bose. Claver arababwira ati uyu munsi ni umunsi w'amahoro ntimutongane kubera ko ndashaka kubaganiriza mwese. Baricara rero maze Claver agatangira kubabwira ati impamvu nabatumiye mwese ni uko rwose ingingo nshaka ko tuganiraho twese tureba. Ati rero rwose Fabiola wabaye inshuti yanjye kuva na kera kose, uri umwana mwiza urabizi, naragukunze kera gusa ntibyakunda, ariko rero uyu munsi nabatumiye kugira ngo mwese mbabwire ko ntababeshye nkunda cyane Bianca. Fabiola rwose umbabarire, Bianca ndamukunda cyane kandi niwe nahisemo ko yazambera umugore w'ubuzima bwose, gusa nanone nifuje ko rwose nabigusaba mwese muri kumwe, maze nkagusaba ko waduha uburenganzira bwo kugira ngo dusohokane abe kopine wanjye, gusa nyine mwese narababeshye ibyo nababwiye, ari wowe Bianca burya narakubeshye, ntabwo nigeze ndyamana na Fabiola, ari nawe Fabiola narakubeshye, ntabwo nigeze ndyamana na Bianca, nagira ngo ndebe rwose uko mubyitwaramo, gusa rwose Fabiola ikintu nakubwira, Bianca aragukunda cyane kandi arakubaha, tekereza ko n'ubundi yari yakumpariye, ni uko gusa ari we n'ubundi nsanzwe nkunda, ariko rwose yari yemeye kundeka kugira ngo ngumane nawe. Ndakwinginze rero rwose duha uburenganzira maze njye na Bianca tube rwose abakope n'abakopine, tube abasheri, dukundane ku mugaragaro, ariko rwose wabigizemo uruhare. Fabiola rero warangije kurakara yabaye nk'intare, ahita ahaguruka nta kintu avuze maze agahita yigendera. Bianca rero ahita nawe ahaguruka agakurikira Fabiola nta kintu asubije Claver. Bagera mu rugo agasanga noneho Fabiola ari kurira, yarize amashuka yatose ari ku buriri. Bianca rero amusanga mu cyumba n'ubundi akamubwira atumva kubwire, ni wowe murumuna wanjye mfite, ni wowe maraso mfite kuri ino si, mama wacu ntagihari, nta n'undi muntu wo muri famiye dufite, rwose sinifuza ikintu kikubabaza, yego narakubabaje, nakoze amakosa ariko nayakoze ntayatekerejeho, ntakubeshye rwose ubu ngubu Claver amaze kumubwira ko ntabwo nshobora gukundana nawe utaduhaye uburenganzira, nutaduha uburenganzira ubwo ibyanjye na Claver rwose bizaba birangiye, gusa nanone ndakwinginze wicwa n'agahinda, wibabara, humura ntabwo nzigera nkora ikintu udashaka. Fabiola ahita amubwira ati n'ubundi igendere, igitekerezo cyanjye ntacyo kivuze rwose, ibyitwa umunezero kuri njyewe byose birangira bigiye kuri wowe, ati umunyamahirwe kundusha, ibyanjye byose ni wowe ubyitwarira,
ati nyine kuva na kera ni uko byari bimeze, wahoraga rwose utwara ibyanjye byose. Bianca ati hoya ariko ntabwo nahoraga ntwara ibyawe byose, aturibuka ukuntu mama wanjye ari wowe yakundaga, maze bikajya binantera ishyari, ariko nyuma namaze gukura numva rwose ndakubabariye kandi sinongera no kukurakarira, ntabwo njya nifuza ibintu byawe, nkwifuriza umunezero kandi nkwifuriza ibyiza nka mukuru wawe, ntabwo rwose nifuza kubabara. Bukeye rero Claver n'ubundi yaraje aza kureba Bianca, yaraje amuzaniye n'impano, arakomanga maze Bianca agafungura, yaba akibona ari Claver ati ariko se koko ugarutse gukora iki? Sinakubwiye ko wandeka, ubu ndi kugerageza rwose kubaka umubano na murumuna wanjye, ndakwinginze rwose wikomeza kubigira bibi kurusha, kubera ko ntabwo nakundana nawe igihe nzi ko rwose umuvandimwe wanjye nta mahoro dufitanye kandi ibyo bintu bitamunejeje, rwose ndeka, ntabwo bishoboka, ntabwo nakora ikintu kibabaza umuvandimwe wanjye. Gusa bari kuvuga Fabiola nawe ariko bumviriza, aba yikinze inyuma y'igikuta yumviriza ibyo bari kuganira. Bianca ati rwose si ukukwanga, sinkwanga, uri umusore mwiza urakunditse, ndanagukunda rwose, ariko ntabwo najya mu rukundo nawe igihe cyose murumuna wanjye rwose atabyumva kandi atabihaye umugisha, ntabwo byashoboka, igendere kandi ntuzagaruke muri runo rugo, nicyo cyaba cyiza kuri twese, reka rwose ibi bintu tubyihorere kuko ntabwo bishoboka. Claver rero arakomeza akensisita, ariko nanone bikanga rwose, akabona ntabwo Bianca abyumva, ahita rero arambika ya mpano aba azanye ku meza maze akisohokera. Gusa nyine Claver amara kugenda maze Bianca akicara mu ntebe, si ukurira akivayo, aba akunda Claver byo gupfa, ariko nanone aba nta mahitamo yandi afite kuko rwose atabasha kubabaza murumuna we, yicara mu ntebe akarira koko ati kubera iki nabonye urukundo rw'ubuzima bwanjye, ariko rwose ngakunda umuntu utari uwa nyawe, ngakunda uwo ntagombaga gukunda. Ati n'ubundi kandi narabivuze kuva na kera ko nta mahirwe ngira mu rukundo, none dore n'ubundi rukundo mbonye ni uko nyine ni kwa kundi. Nyuma y'icyumweru rero Claver agaruka kureba Bianca, abazanye none impano nini cyane, araza agakomanga ku rugi maze Bianca akaza gufungura, abagifungura akabona ni Claver, noneho ntatuma yinjira mu nzu, ahita asohoka agahita afunga akamusanga hanze, ati Claver koko nzakugire nte? Sinakubwiye ngo ntuzagaruke, kubera icyo ugarutse koko? Urashaka kunteranya na murumuna wanjye? Wambabariye ukandeka ukanyibagirwa ko nabigusabye? Claver ati ni ukuri ndi kubigerageza, ariko nanone ntibyoroshye, biragoye rwose kukureka. Baba bakiri muri ibi maze Fabiola akaba arasohotse, noneho Bianca ahita agira ubwoba, ati noneho Fabiola ubu tugiye gushwana burundu, ahita akingiriza. Claver atumva rwose kubwira murumuna wanjye nta ruhare nabigizemo rwose kuba ari ahangaha, ntabwo nigeze muhamagara, sinigeze mubwira ngo aze, rwose nari ndi kumubwira ngo nagende kandi ntazagaruke, ndakwinginze rwose murumuna wanjye mbabarira, nta ruhare nabigizemo kuba ari aha. Fabiola rero ahita aza yegera Bianca, maze Bianca agakomeza kumubwira ati mbabarira ni ukuri murumuna wanjye, rwose umenye ko nta ruhare nabigizemo. Fabiola ahita amubwira ati hoya nta kibazo rwose mukuru wanjye, nta kibazo ntuhangayike, abivuga ariko no kumufata ibiganza, ati yewe na Claver twaravuganye nta kibazo, kandi rwose nitegereje umubabaro wose ufite, nabonye ukuntu ukunda Claver, nabonye ukuntu urira ukararurira kubera Claver, ariko nyamara ukanga kujya mu rukundo kugira ngo utambabaza, kugira ngo utantakaza, ibyo bintu byose byankoze ku mutima, none rwose ndakwinginze ubu ngubu rwose ubifitiye uburenganzira, kundana na Claver kuko nawe aragukunda nawe uramukunda, kandi humura ntabwo uzantakaza, ahubwo twese uzatubona twembi, Claver azaba ahari kandi nanjye mpari, ndagukunda cyane kandi narabibonye ko ntacyo utakora kugira ngo rwose umubano wanjye nawe ugende neza. Kunda Claver rero wivuye inyuma kandi ntacyo wikanga, nguhaye uburenganzira kandi urukundo rwanyu nduhaye umugisha. Bianca ati
urashatse kuvuga se ko wemeye ko njye na Claver twakundana kandi nawe ngakomeza nkakugira nka murumuna wanjye dukundana? Fabiola ati cyane rwose wabimenye. Fabiola ahita ahoberana na Bianca, maze Bianca ati ndishimye murumuna wanjye kuba ugarutse mu buzima bwanjye, ndanezerewe rwose. Ahita ahindukira rero Bianca akanareba Claver uba ugifite ya mpano rwose aba amuzaniye, maze agahita amubwira ati buriya se koko mwavuganye ryari? Claver ati njyewe ntagiye kumureba kugira ngo rwose musobanurire byose mubwire uko bimeze amaze gutuza, anyemerera ko njyewe nawe tugomba gukundana nta kibazo. Fabiola rero ahita abwira Claver ati mpereza iyo mpano mbe njyanye mu nzu maze mube muvugana. Barayimuhereza maze bagahita bahoberana. Claver akabwira Bianca ati ndagukunda cyane, ntakubeshyira amajoro yose nyamaze ntasinzira, nari mpangayitse kuko numvaga ntakwiye kugutakaza nk'urukundo rw'ubuzima bwanjye, nitegereje ukuntu wahindutse, ni ukuri nakunze umugore wabaye we muri kino gihe. Ati ibya kera kuko byararangiye warahindutse burundu, ibyo wambwiye niko byagenze, wahinduye icyo wakoraga, none koko witaye kuri business yawe maze bwa buzima wabagamo mbere urabwibagirwa. Ati rero byatumye ngukunda cyane kuko nabonye ko uri umugore w'ijambo. Ati ndagukunda ntabwo wabyumva. Bianca rero nawe ahita abwira Claver ati ntakubeshye nanjye ndagukunda cyane kuko wampinduriye ubuzima, kandi nanone ni wowe watumye menya ko burya koko ntabwo ndi umunyamwaka nk'uko nabitekerezaga, hari umugabo wankunda kandi akankunda bya nyabyo, dore nawe urukundo rw'ubuzima bwanjye ndakubonye, nzagukunda iteka kandi nzakubaha kubera ko ni ukuri ni wowe watumye mba uyu Bianca wa none aha, ndagukunda cyane. Bahita bahoberana rero maze bagasomana. Bianca rero na Fabiola bahita rwose batangira noneho kubana mu rukundo no mu bwumvikane, baba basigaye baganira bagaseka, ibintu byose rwose byarabaye byiza. Umunsi umwe rero baba bari ku meza maze telefone ya Fabiola igakomeza isona, ni Philippe uba uri kumuhamagara kubera ko n'ubundi aba amaze igihe amuhamagara ariko Fabiola atakimwitaba. Bianca rero areba muri telefone maze akabona ni Philippe, ahita abwira Fabiola ati kubera iki utari kwitaba iyi nimero? Fabiola ati urabizi rwose sinkeneye kuvugana n'uyu musore, ibintu yankoreye mba numva ntamubabarira. Bianca ati ndakwinginze babarira Philippe, ni umusore mwiza aragukunda, tekereza ko kuva mwashwana nta wundi mukobwa yigeze yongera gukundana nawe, ikindi kandi biriya bintu rwose yabikoreshejwe n'abashuti be, ntabwo byari bisanzwe bye, ikindi ntabwo yari azi ko njye nawe rwose tuvukana, ntabwo yari abizi, biriya ni ikosa ryabaye kandi ni n'impamvu yo kugira rwose ikigare kibi, kugendana n'abashuti babi, nibyo byamuteye gukora biriya bintu, naho ubundi rwose aracyagukunda, reba ko n'ubu ngubu akikwiruka inyuma, ntabwo yigeze akureka. Buriya rero ntukareke urukundo rwawe ngo rugende kubera ko uriya musore aragukunda, wimureka ngo agende gutyo gusa, ni ukuri mubabarire kuko arabikwiye ni ukuri mubabarire. Fabiola rero abitekerezaho maze kuko agasanga Philippe yari urukundo rw'ubuzima bwe kuko yaramukundaga cyane, kandi nanone kuva bashwana Philippe yakomeje kumuhamagara, yakomeje kuza kumusaba imbabazi nubwo Fabiola atarakeneye kumureba. Fabiola rero ahita abwira mukuru ati urakoze cyane, ni ukuri inama ungiriye ni iya nyayo. Ahita yambara neza maze akajya kureba Philippe, arakomanga maze Philippe akaza kumufungurira. Fabiola rero arinjira maze Philippe rwose aba yatangaye, ubona wagira ngo ari kurota. Fabiola ati ubu rwose niyemeje kukubabarira, atari uko ibyo wakoze bitari bibi, ariko nanone urabanza unsezeranye ko na rimwe mu buzima bwawe utazongera kunca inyuma kandi utazakenera kongera kugura umuntu wigurisha. Philippe ati ndabyemera mfukamye, aba yarangije gushyira amavi hasi, ati ibyo bintu ndabivuga mfukamye, ndagukunda cyane kandi n'ubundi ni ikosa nakoze, sinshobora kuzabyongera mu buzima kubera yuko igihe cyose namaze ntagufite nabuze amahoro kandi namenye ko ari wowe nkunda bya nyabyo. Fabiola arahita ahobera cyane Philippe nawe akamuhobera maze bakongera bagasomana bagakundana.
Fabiola akamubwira ati ni ukuri ndishimye ko dusubiranye. Philippe ati cecekere sinari nkiryama, akazi kari karananiye none rwose ndumva ukimara kumpobera ndumva nsubiranye amahoro yose nahoranye. Ndagukunda rero cyane kandi humura sinzongera kukubabaza n'umunsi wa rimwe. Nyuma y'ukwezi rero Bianca aba avuye ku kazi arataha, maze yagera iwabo agasanga kuri salo ntabwo hafunze, ahita yinjira maze agahita abona indabyo zituruka mu muryango muri salo iwabo. Aba akireba rero muri salo ibyabaye akabona hadekoye mu buryo budasanzwe, areba imbere cyane agahita abona Kevin arapfukamye afashe impeta mu ntoki atangira kuvuza induru, maze Fabiola nawe akaba avuye mu cyumba aza akoma mu mashyi yishimye ati vuga yego, vuga yego rwose, uvuga yego mukuru wanjye. Maze Kevin agahita abwira Bianca ati mukunzi kandi rwose umugore mwiza nifuza kuzabana nawe ubuzima bwose, wanyemerera se kumbera icyuzuzo, wakwemera kumbera umugore w'ubuzima bwose, wakwemera kuzambera mama w'abana, wakwemera se ko tuzabana akaramata, wakwemera ko tuzabana imyaka yose dushigaje kuri ino si. Bianca yifashe ku munwa ari nako ari gusimbuka ati ndabyemeye rwose mukunzi, ubu se ndinde wo kutabyemera, ndabyemeye, ndifuza ko rwose nanjye wazambera umugabo maze tukabana ubuziraherezo. Ati kubera ko iyo ndi kumwe nawe nibwo rwose mba mfite ibyishimo. Aba bombi rero Claver ahita yambika impeta Bianca maze agahita ahaguruka bagahoberana bagasomana, maze Fabiola ati urukundo ni rwogere. Inkuru yacu y'urukundo rero ntaho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba kandi ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Sacha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.